Muraho neza abakozi b'Imana, bakunzi ba BTM TV. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Ndashima Yesu ko namumenye, ndashima Imana pe ko namenye Yesu. Noneho muri ino minsi ndimo nagenda mwumva neza mu mutima ukuntu Yesu aryoshye. Yesu naramumenye. Noneho si bya bindi by'abantu bashaka gupapira ugasanga wenda nk'abayehova bafashe umurongo baravuze ati Yesu si Imana. I'm very sure Yesu niwe Mana, ni Imana yigize umuntu. Ni nk'uko ishaka gufata umuntu ikamugira Imana, ikamucishamo impano, ikamuha kamere y'Imana. Ariko Imana yo yiyambuye icyubahiro, yiyambura ubwiza, yiyambura agaciro, yigira umuntu. Ibyo ndabizi neza. Reka rero mbanze nsinge wenda tubone gufatanya muri aka kanya. Papa wanjye, papa mwiza wo mu ijuru, papa Yesu Kristo, papa unkunda, ndagushimye akanya, ndaguhimbaje, ngushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Reka ibiganiro byose ngiye gukora hano kuri BTM TV bibe ibyo kuguhesha icyubahiro, bibe ibyo kukubahisha, bibe ibyo kuvuga imbaraga zawe n'agaciro kawe. Uri Imana, urarenze, urashoboye. Nta muntu n'umwe wigeze akwiringira ngo akorwe n'isoni. Niyo mpamvu nanjye ntazagira isoni zo kuguhamya. Yesu ukomeze kunyigisha ijambo ryawe, ukomeze kumvugutira uncure, inkamba zose zinshiremo, ukomeze kumpindura icyaremwe gishya, ukomeze kumpa imbaraga muri uru rugendo natangiye. Erega data ngo ntabwo turwana n'abambaye inyama n'amaraso, ngo ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zimpiga, imbaraga z'imyuka mibi, imbaraga z'ibindwanya, izo zose ndazinetararije mu izina rya Yesu Kristo umwami wanjye. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, urakoze. Amen. Amen. Rero reka dushime Yesu, reka tumuhimbaze iki gitondo, tumuhimbaze kandi tumuririmbire. Reka ndirimbe ino ndirimbo ya 375 muri kino gitabo cyo gushimisha Imana. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera turana na twababi. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye abihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se. Nagaruka nzamushimira ibyo. Hazaba umunsi habaye umunsi babamba umukiza, igorogota ku musaraba, ahemurwa avumwa atukwa n'abantu, yikoreye ibyaha byanjye byose. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye abihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se. Nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be, niko yitanze ngo ambere umukiza. Bihebe mwese mumwiringire, dore urukundo rwatumye amfira,
ibyaha byanjye abihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka urupfa rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa se. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye abibamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagirana ijuru n'isi, ijuru ryose Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, hazima ingoma umwami wanjye. Yesu we, Yesu we, warakoze ko nakumenye, warakoze ko ntavukiye aho ntari kumenya izina Yesu, ngo amazina yose azibagirana, ngo ariko izina ritazibagirana ni izina rya Yesu. Iryo ni ryo zina twahawe gukirizwamo. Reka muntu nkurikiye hano kuri BTM TV ugerageze gushaka izina Yesu, ugerageze kuryiga ahantu hose, urisome, urisobanuze, umenye imbaraga ziri mu izina Yesu. Izina Yesu ni izina rikomeye, izina Yesu Kristo ni izina twahaye gukirizwamo, izina Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu. Niyo mpamvu uburyo tukubaha Yesu ntabwo ari bwo buryo twagakwiye kukubaha, twagakwiye kugupfukamira, tukakuramya, tukakuvuga, isi yose ikakumenya. Mana, mbabazwa n'abatavuga izina Yesu, mbabazwa n'abatatwigisha Yesu, mbabazwa n'abazana inyigisho ziri kure y'ijambo ryitwa Yesu. Ibyo birambabaza n'umutima wanjye. Niyo mpamvu Yesu ngusabye kugira ngo umfate unkomeze, ikirenge cyanjye nkigere mu cyawe, ikirenge cyanjye nkigere mu cyawe, karagita zanjye zihinduke, imvugo yanjye ihinduke, indebo yanjye ihinduke, ingendo yanjye ihinduke, kugira ngo Mana mbashe kukubahisha kandi mbashe kukuvuga nshize amanga. Reka ino ndirimbo tuyiganireho, reka ino ndirimbo tuyivugeho. Amen. Abakunzi ba BTM TV, amen. Imana yo mu ijuru duhana umugisha, ngo habaye umunsi nishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi. Imagine umunsi Imana kuko Imana niyo yaremye ijuru n'isi. Umunsi ivuga ati ngewe umuremyi w'ibi bintu byose, noneho kuko mfite ububasha bukomeye, kuko ndenze, reka nigire umuntu, nze mu isi nigire umuntu, nitange. Aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera aturana natwe ababi. Ni ukuri turi babi, turabeshya icyaha cyo kubeshya rwose, turabeshya, turacumura, dukora ibyaha byinshi bitandukanye. Aramanuka aca bugufi, araza yemera kujya mu muvure, yemera kuba n'umukene kugira ngo n'abantu bafite ibidafatika byo mu isi ntibazagira ikintu bitwaza. Aremera bumukene, aca bugufi, ajya mu kiraro cy'inka, avukira mu muvure. Aramanuka, uwo nguwo araza aturana natwe ababi, kandi ntiyazajya dupuwetinga ngo ajye avuga ngo wowe ngo nagusomye mu mutima ngo uri mubi. Aremera, aca bugufi, araceceka, aca bugufi.
ngo habaye umunsi babamba umukiza igorogota ku musaraba, ahemurwa, avumwa, atukwa n'abantu, kandi yarababonaga kuko yari Imana, ariko baramuvuma ngo yikorera ibyaha byanjye byose. Iyo atemera kujya ku musaraba, ndetse ninde wari kumbabarira ibicumuro byose nagize kuva mu myaka, kuva mvutse kugeza uyu munsi, ninde wari kumbabarira? Ese ibyo bicumuro ko nta ibitambo byari byaravuyeho? Yesu rero warakoze kwemera kuba igitambo kizima, ukemera kumena amaraso kugira ngo abanyabyaha natwe tukumenye. Reka buri muntu wese ukurikira BTM TV agerageze kumva imbaraga ziri muri Yesu, agerageze kumva Yesu wariwe. Yesu ni Imana yigize umuntu. Iyo numvishe ukuntu ari Imana yigize umuntu, impamvu tudashyikira ubwiza bwe nuko tutarezwaho icyaha n'igisa nacyo, nuko tutarakiranuka, kuko yabaye mu isi ari umuntu ariko ntiyigeze akora icyaha. Ariko twebwe turi abantu. Ureba mugenzi wawe agacumura, wareba iby'isi ugacumura, wareba hirya ugacumura, watekereza ugacumura. Ariko uko tuzagenda dukomeza kwegera Yesu, niko azagenda ahindura ibitekerezo byacu, agaduhindura ibyaremwe bishya. Rero ngo haba umunsi baramubamba, ariko arindwa n'abamarayika be. Ni nk'uko nanjye Beti ndinzwe n'abamarayika bandinda. Wenda hahandi nagiye kure y'Imana, wa mumarayika undinda akanyibuka akandinda. Uwo mumarayika unkunda akandinda. Ngo haba umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro ko Yesu yarazutse. Hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagirana ijuru n'isi. Ni ukuri impanda izaba, abapfuye bazuke, ndetse n'abakiri bazima bazamurwe. Yesu uzaduhe kukubona, uzaduhe kuzamurwa, uzaduhe kuzakubona, tugutacingeho, tugukoreho, ndetse n'abana bacu n'abuzukuru n'ubuvivi uzaduhe kugira ngo bagutacingeho, bagukoreho. Muntu ukurikiye BTM TV, uyu munsi turi bugirane ibiganiro byinshi, ariko ndakwinginga, ndaguhamagarira kumenya umwami Yesu, ndaguhamagarira kwikuraho icyaha n'igisa nacyo, ndaguhamagara kutagira iyindi mana mu mutima wawe, kuko Yesu ni Imana ifu, ni Imana yanga ikindi kintu wayibangikanya nacyo. Kandi twizera Yesu dukoresheje, kuko Yesu ari umwuka, tumwizera mu mwuka, tutamwizereye mu mazi, tutamwizereye mu mavuta, tutamwizereye mu kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ahubwo mureke twizere Imana, dufate umutima wacu, kuko niho ashaka gutura, kuko areba ibyihishe. We ntabwo areba iby'abana b'abantu bareba, we areba mu mutima, akareba ibyihishe. Niyo mpamvu tumuhamagaye ngo azature mu mitima yacu.